amakora yagiye kuririmba yihuta tuhaye iminota itanu minota 5.
yo muri katedrali yihuta.
for the Lord. dushimiye Imana ubutumwa twumvise ejo. Thank God for the messages we had yesterday. dushimiye Imana ko iduhaye undi munsi kugira ngo yongere ivugane natwe. Yet God has given us yet another day to speak to us. Hallelujah. dusenga Imana. Let's pray. Mana ishobora byose, Almighty God, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima. thank you. turagushimira umugambi wawe kuri twe. Thank you for good plan for us. turagushimira umugambi ku itorero ryawe. For the good plan for the church. turagushimira abakiriye muri iki kibaya. Thank you, God, for the program that those who received yesterday. turagushima ku byo witeguye gukora uyu munsi. God, we thank you and we expect more miracles to happen today. turagusaba ngo umwuka wera akomeze akora umurimo we. As we send the Holy Spirit to keep doing good work. turasabira buri muntu wese udutumyeho. Pray for everybody that have sent to us. turagusabye ngo imbaraga yawe ibane nawe. So God, let your power be with everybody. dutegereje kongera guhindurwa n'umwuka wawe. We are waiting for a transformation. reka ibitangaza byongere biboneka aha hantu. Your miracles once again appear reka here. imbaraga yawe ihindurira aha hantu. Your power transform this place. ijambo ryawe rikora ibitangaza. The word transforms and makes miracles. ubane natwe. Be with us, Father. tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Pray this in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Come on, Lord, amen. Clap. Come on, man, amashyi. benshi cyane amashyi n'impundu n'impundu. murakoze cyane. ababwira mwicare dukomeze duhimbaze Imana. cyane muri Diyoseze yacu ya Shyira. mutega amatwi tubabwire igiti cyiza cy'amahoro cyane muri Diyoseze yacu ya Shyira. icyo giti cyiza cyitwa kuzirikanana cyane n'abashumba beza Imana yaduhaye. icyo giti cyiza cyitwa kuzirikanana cyane n'abashumba beza Imana yaduhaye. turashima Imana yaduhaye abashumba bahawe umugisha. turashima Imana yaduhaye abashumba bazi icyo gukora. turashima Imana yaduhaye kuyoborwa n'imfura z'itorero. Diyoseze yacu iri ku isonga, mu mahanga iri ku isonga, mu gihugu iri ku isonga. ibyo tubikesha abashumba beza bashyizeho kuzirikanana, bashyizeho gukundana, bashyizeho gufashanya kugira ngo dukore uyu murimo twahamagariwe. icyo giti cyiza gitera ishyaka ryo kuzirikanana, cyari imbuto nyinshi ziryoheye. ubu amahanga yose yaje gusoma. mureke basome, basorome ku mahoro, basorome ku mugisha, basorome ku gakiza. abagande basome, abazungu basome. Mana y'u Rwanda igataha mu Rwanda by'umwihariko muri Diyoseze. sobanura ibyo duhishiye imbere, ibyo tubona mu Rwanda bitwereka ko bigiye guhinduka paradizo. Mana y'u Rwanda igataha mu Rwanda by'umwihariko muri Diyoseze. sobanura ibyo duhishiye imbere, ibyo tubona mu Rwanda bitwereka ko bigiye guhinduka paradizo. Mwumve tubabwire agaciro ko kuzirikanana. Mwumve tubabwire agaciro ko kuzirikanana. dukwiriye twese gufasha abantu bababaye. dukwiriye kandi gukundana nk'abavandimwe. dukwiriye kwera imbuto zikwiriye abihanye.
yakoze imirimo myiza we yanditse amateka mazima dore uko yabikoze neza yafashije abantu benshi yakoze imirimo myiza we yanditse amateka mazima nimugire ishyaka ryo gukundana nimugire ishyaka ryo guterana nimuzirikana na bagenzi banje mugakora imirimo myiza muzayihemberwa nimugire ishyaka ryo gukundana nimugire ishyaka ryo guterana nimuzirikana na bagenzi banje mugakora imirimo myiza muzayihemberwa twibuka gatatu yagiyemo yibukije uwiteka imirimo myiza yongererwa imyaka yo kurama twibuka gatatu yagiye gupfa yibukije uwiteka imirimo myiza yongererwa imyaka yo kurama shaka 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 imirimo myiza yo wakora mu gihe cy'iherezo ryawe izakwerekeze shaka 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 imirimo myiza yo wakora mu gihe cy'iherezo ryawe izakwerekeze baca umugani mu kinyarwanda ngo uhabwa ineza n'uwo yayihaye bagira imana ariko gira neza wigendere imana izana neza nawe we gira neza wigendere imana izasha imfubyi n'abapfakazi begera abantu bababanye gira neza nawe we gira neza wigendere basha imfubyi n'abapfakazi imana izaguhemba baca umugani mu kinyarwanda ngo uhabwa ineza n'uwo yayihaye abagira imana ariko gira neza wigendere imana izaguhemba amen yakoze cyane amashini bari abiyunganira kuri ariyunda
and join together in the singing. duhimbaze twese n'indirimbo y'ijana na mirongo ine And n'eshanu. we praise God with hymn number 145 in our hymns. indirimbo y'ijana na mirongo ine n'eshanu ku bafite inanga muyishyiremo, Those near the keyboard and with the hymn books. kandi abaririmbyi bitegure kuyitugendana. dushima Imana n'ibiganza by'umunezero Imana ikomeze kuduhumugisha. Mwicare muhamagare abadufasha gusoma igice cy'uyu munsi. Archdeacon Gaspard Ndoyezu. Archdeacon Gaspard coming to read the theme of the convention. kugisanga mu rwandiko rw'Abaheburayo. It's the book of Hebrews.
igice cya 10 chapter 10, bere ku murongo wa 19. and we are reading from verse 19. Ingingo nkuru iravuga iti kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyure mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranijwe ari wo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe baje bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye ujya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Bakristo bene data, twakira amagambo y'Imana. For the good word from God we are receiving. Uyu munsi wa gatatu w'iki giterane, The third day of the convention, Imana ikomeje gukora ibitangaza. God continues to perform miracles. Mbese wabonye ubwiza bw'Imana? Have you seen the goodness of God? Urabona Imana igenda ikora? Are you seeing God doing good works here? Zamura ibiganza uhimbaze. Raise up your hands and praise God for that. Tugeze mu mwanya mwiza rero. We are now coming to a wonderful time and a good time. Umwanya nanone tugira ngo umwepiskopi wacu aturamutse. Time again we want to call upon our bishop come and greet us and say good morning to us. That good morning everybody. Are you happy and alive? Are you happy, people of God? Show that you are. So this morning again, brethren, we are blessed to have more guests with us. We shall take ourselves well with time. We will manage the time. We shall try to manage good time. We will hide the watches. But we will still give the time that is due to those that are So this morning, brother, allow me to recognize more visitors that have joined us. I'm seeing some and others I'm not seeing them. wa Cathedrale I Kigali. Let me show you the pastor in the cathedral Saint Etienne. Kuri Saint Etienne witwa Sam Mugisha. Aha, Pastor Saint Etienne, Pastor Sam Mugisha. Why don't you give greetings to Ati wabashujeho pastor. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndishimye cyane kubana namwe. I'm glad to be with you at this moment. Imana ibane namwe. God be with you. Thank you, Pastor. This one was my pastor, so I have to be careful. And he's a brother in the Lord. Nagira ngo nongere mbereke undi mupastori uje kandi umukuru wa CPR. CPR ni ihuriro ry'amatorero y'abaprotestanti mu Rwanda. There is another pastor that has come and the head of the CPR. Kandi umuvandimwe wanjye, a compassion friend, kandi inshuti yanjye, a former compassion country director, umwe mu twabanye tukiba muri compassion yangu, a former Sunrise principal, kandi yahoze ari umuyobozi wacu wa Sunrise high school na primary, member of Sunrise, kandi tamukunda cyane. Let us invite my friend Samuel Rugambagi. Pastor Sam Rugambagi umuyobozi wa CPR mu Rwanda, to greet him. Na atanangere kamuhobere musohoze. Samuel, please give greetings to the people. Ati Sam sohoze ubwoko bw'Imana. Hallelujah. Amen, amen. Imana ishimwe. Praises be to God. Ndishimye cyane nubwo byananiye kuza gutangirana namwe. I'm glad I not begin with you. Iyo ngeze muri Diocese ya Shyira mbangeze muhira. When I'm this home. Uwanyu twafatanije byinshi kandi turacyafatanije. I am a son of the Diocese and we have done many things together. Murakoze turi. Thanks be to God and thank you so much. I think we should try to keep him here. Atereka tumugumishe hano. Don't you think so? Ati namukuri akuri
akwiriye kuguma hano murabyemera? Otherwise, Seper can keep him here. Ati Seper shatse yamugumisha nahanga. Right. Thank you very much. Harundi mbona waje hano mu gitondo umunsi nta mbona. Hari Bishop Augustine and his wife are just coming. I had seen them there, but we will introduce them later. Hari n'umushitsi Bishop Augustine utariwaza nawe turamutegereje hano. And as people come, we want some time to hear the voices of our brother from Uganda. Ukabashitsi bagenda baza bajya hanga tukeneye kumva amajwi yabo cyane cyane baturuka mu gihugu cy'igituranyi cyacu cya Uganda. Sinshaka ko twara igihe kinini cyane ko turaza kubona igihe cyo kongera kubakira no kuberekana. They can even greet us because the first one is Kinyarwanda, of course. Ati bashaka abantu mu rwari rundi muraruze namwe. Okay, so I will turn it over and we get going. Ati spisi umuyobozi wa gahunda tuno kuko kutwakirira abashitsi amashimenti cyane. Thank you Bishop for receiving and recognizing the visitors. Kandi tugiye kwakira amakorali abiri. We are going to sing 2 choirs consecutively. Jehovah's Choir n'umuhanzi Amon and umuhanzi Amon. Amon. Kandi turaba turi kwitegura neza kugira ngo twakire umwigisha wacu wa mbere w'uyu munsi. And we shall be getting ready to receive our first teacher and preacher. Thank you.
day to be in Africa. It's a good day to be in Africa. ati ni umunsi mwiza rwose kuba muri Afurika. It's a good day because something new is happening in Africa. ati ni umunsi mwiza kuko hari ikintu gishya kiriho gikorerwa muri Afurika. Something big is happening in Africa. kandi hari ikintu kinini kiriho gikorwa muri Afurika. It is so big. ni ikintu kinini. It is so wonderful. kandi ni ikintu cyiza. That the whole world knows it is happening. kandi isi yose izi neza icyo kintu kiriho gikoreka. And do you know what that is? mbese muzi icyo kintu icyo ari cyo? As never before. kandi icyo kintu ntikigeze kibaho mbere. The good news of Jesus is being proclaimed in Africa. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buriho buramamazwa muri Afurika. As never before. kandi birakorwa mu buryo more and more people are becoming followers of Jesus in Africa. kandi hafi abantu bose bo muri Afurika baraba abigishwa ba Kristo. As never before. kandi ibyo birakorwa mu buryo butangaje bitigeze bikorwaho mbere. God has chosen Africa. Imana rero yatoranije Afurika to be the instrument of the good news of Jesus to the entire world. kugira ngo ikoreshe abanyafurika ibahindura ibikoresho byayo maze bakwirakwize ubutumwa bwiza hose. Do you know that this is true? mbese muzi neza kuko ari ukuri? That this is your day. rero reka mbabwire ngo uyu ni umunsi wanyu namwe. This is your century. persecute us. ndetse isi irahaguruka ikaturenganya. Now, what kind of trouble, what kind of persecution can we expect in Africa? none rero ni ibihe byago ni irihe totezwa dushobora gutekereza byatugeraho nk'abanyafurika? Open your eyes to see. ndabinginze mufungure amaso yanyu murebe. Because if you can begin to see the trouble that is coming to you, niba rero ubikoze ugatangira kureba ibigeragezo cyangwa se ibyago biriho bikuganaho cyangwa bikwegera, you will begin to understand what this part of God's word means for you today. niho rero uratangira kureba ibisobanuro byimbitse by'aya magambo turiho dusomerwa. Today, Africa is the center of opposition to the good news of Jesus. ati ndagira ngo mbabwire rero ngo Afurika iri hahandi hagati Satani cyangwa iri hagati cyangwa abanyafurika bari hagati handi Satani ariho abarwanya. cyangwa nibo ba mbere Satani ari harwanya. What kind of opposition? none ni gute ibiturwanya bimeze bite? At least 3 kinds. hari ibintu bitatu. Be aware they are coming. kandi mwitegure ibi bintu ko ari bitatu biturwanya bihazi kutugeraho cyangwa biri mu nzira. The first opposition to the good news of Jesus will be this. icya mbere kizarwanya kwamamara ubutumwa bwiza ni iki? The traditional ancient religions of Africa. hari imico n'imihango n'imigenzo abakurambere bacu banyuzemo muri Afurika. You know what these religions are. ati kandi muzi ayo madini cyangwa se ubwo gusenga ibigirwamana bimeze cyangwa yariyo. The magic that is performed. kandi majike ndabivuga n'ubukonikoni bubyihishe inyuma. The demons that live among us. kandi abo badayimoni bakora bagendagenda muri twebwe. The shamans here in Africa will begin to oppose you. abapfumu kandi bazatangira baturwanye bari hagati muri twe. If you become a part of the kingdom of God. iyo utangiye kuba umwe muri bwa bwami bw'Imana. But it is more than this. kandi ariko kandi agira ngo mbabwire ngo hari ibirenze ibi. What kind of opposition can you expect? mbese ndashaka kongera kubabaza ni ubuhe buryo cyangwa ni ibihe bintu waba utangira gutekereza byaba bigambiriye cyangwa bihagurukiye kukurwanya? Number 2. icya kabiri, Islam. Uwisilamu. They will oppose you. abayisilamu bazaturwanya cyangwa bazabarwanya. If you stand for Jesus. iyo uhagaze ukamamaza kandi ugahamama ukuri kwa Kristo. What kind of opposition can you expect? none ni ibihe bindi ushobora kongera gutekereza byakurwanya? Number 3. ingingo ya gatatu, Secularism. ibintu byo kwita kwishushanya ku by'isi biriho. And it will come from my country, America. ati ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu bidutwara by'isi
bizaturuka kenshi mu gihugu cy'iwacu muri Amerika, and it will come from Europe, kandi bizaturuka no mu Burayi, and it will come from China, kandi bishobora no guturuka mu Bushinwa, and it will come to you kandi bizabageraho on television, bizabageraho binyuze muri za televiziyo, in the music of the world, kandi bizanyura no muri muzika hano usanzwe atari wa gikristo, on radio, kandi bizanyura ku maradiyo, and the movies, kandi bizanyura no muri za and you sinema. will see it coming for your children. Rero ibyo muzabibona biza bikagera ku bana banyu. These are the three main kinds of opposition you can expect. Ibi rero ni ibintu bitatu bihagurukiye kubarwanya mukwiriye kwitegura, And it is because God is doing something wonderful in Africa. kandi ibyo bizabageraho kubera ko hari ibintu byiza Imana iriho itangira gukorera muri Afurika. Are you ready for this? Ndetse tukifuriza abazukuru bacu ko barindwa, tukabarinda ubusekibi, Because it is through you, your children, and your grandchildren that the kingdom of God will spread to the ends of the earth. kubera ko ari muri wowe no mu bana bawe no mu buzukuru bawe ndetse n'abuzukuruza ubwami bw'Imana buzatangira kubakika bunyuzemo. And you have that kind of vision for your life. Mbese ushobora nawe kugira iryo yerekwa ukarigira iryawe mu buzima bwawe, For you, kubera wowe, for your children, ku bana ukabitekereza ku bana bawe, ukanabyifuriza abuzukuru bawe, part of the new movement of God's kingdom in this world. kugira ngo nawe ugire uruhare muri uku kongera kugendagenda kw'Imana mu isi kugiye gukorwa biturutse muri Afurika. Yesterday we saw that there are three parts of this passage that we must remember. Ati muribuka ejo twavuze kandi ingingo eshatu dukwiriye gukomeza kuzirikana. If we want to have strength to resist the opposition of the devil, Niba rero dushaka kugira ubutwari ndetse n'imbaraga zuhangana n'umubi uzahura nayo, God will keep his promises in Jesus for you. ndakubwiza ukuri Imana izakomeza amasezerano yaguhaye muri Kristo Yesu. So let us keep our hope in Jesus. None rero mureke dukomeze ibyiringiro byacu muri Kristo. Repeat that with me. Reka mbasabe musubiremo mufatanije Let us nanjye. keep our hope in Jesus. Mureke dukomeze ibyiringiro byacu muri Kristo. Abana twabumvise ab'imbere byagenze bite? Mureke dukomeze ibyiringiro byacu muri Kristo Yesu. Hari abandi bagize amajwi yabo ingume ab'inyuma. Amen. In the back. Ati mwebwe w'inyuma, Let us keep our hope in Jesus. mureke dukomeze ibyiringiro cyangwa kwizera kwacu muri Kristo, Because he is faithful kubera ko ari uwo to kwiringirwa, keep all of his promises. kandi ni wa wundi usohoza amasezerano yose abaha. But you'll remember that there are three things that this passage says. Ariko kandi mwibuke ko hari ibintu bitatu iki gice kigarukaho. Let us draw near to God. Icya mbere ngo mureke twegere Imana, Let us keep our hope in Jesus. icya kabiri mureke dukomeze ibyiringiro byacu muri Kristo, icya gatatu ngiki In verse 24, ku murongo wa 24, let us encourage each other. mureke tuzirikane cyangwa duterane umwete. Let us encourage each other. Mureke duterane umwete cyangwa mureke tuzirikanane. Say it with me. Let us encourage each other. Mureke dufatanye, mureke tuzirikanane. Twese ababibere. Amen. Amen. Yesterday, I was driving down the Chillicothe Road. Ati ejo nari nagiye ku Cyanika. Okay, you know this road? Ati mbese muzi umuhanda ujya Cyanika? And along the road, there were many people with bicycles. Ati kuri uwo muhanda hari abatwara amagare benshi. And you have seen these before. Ati ntabwo nigeze mbibona mbere. Maybe you were one of them. Ati birashoboka ko bamwe muri mwe namwe muri abanyonzi b'amagare kuri uwo muhanda. And many of these bicycles had 2 or 3 or 4 sacks of vegetables on them. Ati kandi ayo magare yari atwaye
imifuka myinshi ku igare rimwe hari imifuka nk'ibiri cyangwa igeze kuri 3 going up the hill. ayo magare bayazamura imisozi azamuka imisozi. Now many of these bicycles had 2 or 3 people together pushing the bicycle up the hill. kandi kuri buri gare byibura urinyonze yarafite abandi 2 cyangwa 3 bagenda bagusunika. Oh, it went very slow. Nukuri bose baje batwaraga buhoro, but they kept going up the hill. noneho ngo birasesekara mu muhanda ngo byari biraye ntibagikomeje. Okay. Now, standing next to that bicycle, fallen in the road. noneho rero bari bageze aho ngaho bagikomeje barahagarara mu muhanda. There was one man, hari umugabo umwe, not 3, ntabwo bari 2 one man. umugabo umwe. He had been trying to push those vegetables up the hill. niwe wari wagerageje kugenda asunika uwo mufuka w'ibirayi all by himself. kandi akabikora wenyine. And he failed. arananirwa noneho aza kugwa. The bicycle had fallen over. nigare nuko naryo nigwa aho ngaho biramunanira. He had failed because he was alone. ntiyabishoboye kubera ko yari ari wenyine. But the bicycles that had 3 people pushing them, ariko hari andi magare yarafite abantu 3 bagenda bayasunika. when one person became tired, igihe umwe yabagarushye, the other said, let's go. undi yaramubwira ati ihangane reka dukomeze tugende. When another became tired, none undi yakongera icyo gihe yakumugana ati yakamwongera imbaraga ati reka dukomeze kuko wa undi yabagananiwe. the other 2 said, let's go. babandi 2 basigaye bariho bamusunika bakamubwira ati ihangane dukomeze tugende. They encouraged each other. kuko abo ngabo bateranaga ishyaka. So they were able to get the vegetables all the way to the top of the hill. abo rero nibo bashoboye kugeza ya mifuka yari ku magare yayo barabisindika babigeza hejuru ku musozi. That is what verse 24 is telling us about the Christian life. uyu murongo wa 24 rero nicyo tubwira kuzirikanana mu buzima bwacu bwa gikristo. The Christian life is not to be lived alone. ubuzima bwa gikristo ntabwo ari bwa buzima bwo kuba nyamwigendaho. If you do, try to do this. iyo ugerageje gukora ibi ngibi, When the opposition comes, kandi uri nyamwigendaho noneho hakagira ibindi bikurwanya, and it is coming, noneho kandi mwitegure bikaba bije, and if you are alone, iyo uri wenyine you will fail. ndakubwiza ukuri uzananirwa, bizakunesha. But together, ariko iyo uri kumwe n'undi cyangwa ufatanyije n'abandi, we can learn to encourage each other. brother data ndabinginze kugira ngo tubashe kwiga kumenya kuzirikanana no guterana ishyaka. And then we will not fail in our walk with Jesus. ni ukuri ndababwiza ukuri ntituzigera tugwa cyangwa tunanirwa igihe tuzaba turi mu rugendo rwegera Kristo. So I want you to the kingdom of darkness. dufatanije cyangwa twese hamwe twarwanya cyangwa twanesha ubwami bw'umwijima. The children, bana they need you, their parents. bana ababyeyi banyu barabakeneye. Parents, babyeyi you need your children. mukeneye abana banyu. Brothers, bene data you need your sisters. mukeneye cyangwa abahungu mukeneye bashiki banyu. Sisters, kandi bakobwa you need your brothers. mukeneye basaza banyu. We need each other. twese turakeneranye. So let us encourage one another. mureke rero dufatanye duterane ishyaka, And we will resist the kingdom of darkness. kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe cyangwa se twebwe tuneshe imbaraga z'umwijima. Now verse 24 tells us how we are to encourage each other. umurongo wa 24 rero uraduhishurira uburyo dukwiriye kuzirikanana. Do you remember what it says? mbese muribuka ukuvuga Let us learn to encourage each other. ngo mureke twige kuzirikanana, To do 2 things. kugira ngo dukore ibintu bibiri. Number 1, icya mbere to love. dukundane, And number 2, icya se gukunda, to do good deeds.
icya kabiri ni ugukora imirimo myiza. Let us encourage one another mureke rero tuzirikanane cyangwa duterane ishyaka to love and good deeds. mu gukundana no gukora imirimo myiza. Let's think about that for a minute. mureke dufate umunota umwe dutekereze kwa aya magambo. Why does this passage tell us that we should encourage each other to love? ni mpamvu ki uyu murongo utwigisha cyangwa dusaba kuzirikanana no gukundana? It is because this is the greatest commandment in the entire Bible. ni ukubera ko iri ari itegeko cyangwa se gukunda cyangwa gukundana ari itegeko rikomeye tugenda tubona muri Bibiliya yose. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength. hatubwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Do you think that the most important thing for you is to obey God? mbese muratekereza ko ikintu cy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro ari ukumvira Imana? It is not true. ntabwo ari ukuri. The most important thing ikintu cy'ingenzi kandi gikuru is to give your heart to God. ni ukwegurira umutima wawe Imana. Your love to God. urukundo rwawe Your devotion to God. uburyo uzirikana cyangwa wita cyane mu gutekereza kwawe Imana. To love God more than you love the pleasures of this world. ugakunda Imana kuruta ibindi byiza byinshi cyangwa ubundi bukire bw'iyi si. To love God more than you love even others around you. ndetse ugakunda Imana kuruta uburyo ukunda babandi bose bagukikije. Jesus said to love is the greatest commandment. Yesu yaravuze ati gukunda ni itegeko riruta ayandi. But he also said this. ariko kandi Yesu yarongera avuga aya magambo. The number 2 commandment in the entire Bible. itegeko rya kabiri rikomeye muri Bibiliya yose. It is like the number 1 commandment. nirisya gusa na rya tegeko rya mbere. And what is this second commandment? iri tegeko rya kabiri ni irihe? To love your neighbor as yourself. gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. This is also a matter of the heart. ahangaha ni ikibazo cyangwa se n'icyo ukwiriye gukora giturutse mu mutima wawe. So when you look at each other rero iyo murebana and you begin to encourage each other, mugatangira mugaterana ishyaka mugaterana umwete. what are we to encourage? ati noneho ugatangira ukamutera umwete That we love God ukamuvuga kandi uti nkunda Imana and that we love our neighbor. kandi ugakunda n'umuturanyi wawe cyangwa se na mwene so. But let me tell you what usually happens. ariko kandi mureke mbabwire akenshi bikunda kuba. This is the trick of the evil one. ati kandi iyi niyo nzira umubi cyangwa se ikibi adushyiramo. He makes the things of this world appear very beautiful. Satani afata bya bintu bye bibi agatangira akabivanga kugira ngo bigaragare He nk'ibyiza makes them shine. kandi akabisigiriza noneho yabikwereka ukabona birabagirana. And you will love the things of this world more than you love God. noneho ugatangira ugakunda bya bintu bya hano by'isi kuruta uko wagakunze Imana. And as someone standing next to you noneho umuntu yahagarara iruhande rwawe says this to you, none akakubwira bene cyangwa akakubwira ibi bintu, let me encourage you now. reka ngutere umwete cyangwa reka nkubwire Love God, not the things of the world. kunda Imana we ukunda ibintu byo ku isi. And let me tell you the other trick of the evil one. ati reka nze nongere mbabwire indi nzira umwanzi akoresha. He sowed seeds in the church. yamaze gutera imbuto mu itorero, Seeds of division. kandi iyo mbuto niyo kwerekwa. Seeds of jealousy. ati yateye imbuto yo guca yo kuzanamo abantu amacakubiri ibice. kandi what was the second seed? I'll do it again. He sowed seeds of division. yamaze gutera imbuto yo kwicamo ibice cyangwa se amacakubiri. He sows seeds of jealousy ateramo imbuto y'urwango cyangwa se ishyari. among us. izo mbuto azitubibamo.
He sows seeds of competition kandi yateye imbuto muri twe yo kurushanwa among us. ayiduteramo. He sows seeds of hatred kandi atera imbuto muri twe y'urwango kandi ayitubibamo. Do you not know this? mbese ntimwari muzi ibi Do ngibi? you not see it in your own life? mbese muzi imbuto iri mu buzima bwawe? How easy it is to be separated and divided from your brothers and your sisters in Jesus. mbese ukareba uburyo byoroshye rwose kuzana cyangwa gutandukana na mushiki wawe na mwene so muri Kristo, uburyo byoroshye. How can we avoid this problem? none ni gute twarwanya cyangwa twakwirinda iki kibazo? How can we take division out of the church? ni gute twakura cyangwa twakura uko gucikamo ibice mu itorero? What does this passage say? ni iki hano iki gice kitwigisha? Let us encourage one another haratubwira ngo mureke tuzirikananwe to love one another. dukundana. You know how easy it is to criticize another Christian. muzi uburyo bitworohera kunenga no kujorana hagati yacu. You know how easy it is to be angry with another Christian. kandi murazi uburyo bitworohera kurakazanya cyangwa se kurakarirana. We make war with each other as if we are at peace with the world. hari igihe ndetse tuzamura inkuta dushyira hagati bidutandukanye, tubukamo inkuta hagati muri twe, tukibwira ngo hari hagati muri twebwe harimo intambara. We are not at war with each other. reka mbabwire, ntabwo turi mu ntambara aho dukwiriye kurwana cyangwa ntituzimo dukwiriye We kurwana, are at war with evil. ahubwo mumenye ngo intambara turwana niyo turimo hamwe n'umubi cyangwa twashyizwemo And we n'umubi, are in love with each other. ahubwo twari dukwiriye kubana mu rukundo. And remember how important this is. kandi ndizera ko mukibuka uburyo ari ingirakamaro gukundana hagati The yabo. book of 1 John in the New Testament tells us this. mu gitabo cya Yohana mu gice cy'isezerano rishya haratubwira ngo If you do not love your brother who you can see, ngo niba udakunze mwene so wabonye, then you cannot love God whom you cannot see. ngo ntushobora gukunda Imana utabonesheje amaso yawe. So now look to your friend again. ndabasaba mwongere reba iriya nshuti yawe mu maso. One more time. none reka mbongere basabe mwongere murebane And say this to them. kandi wongere mubwire aya magambo. I need you to encourage me to love God and my neighbor. ndakwinginze ndagutera umwete wo gukunda mwene so no gukunda Imana. mubivuge ndagutera umwete wo gukunda Imana no gukunda mwene so. Yeah. Because we need help. kubera ko dukeneye ubufasha. The best way kandi uburyo bwiza bwo kubigeraho, to destroy what God is now doing in Africa, uburyo bwiza bwo kubigeraho Satani asenya umurimo w'Imana yatangije muri Afurika, is for you and me to be at war with each other rather than at war with evil. Satani rero yateguye ko nge nawe twagirana intambara hagati muri twe kuruta uko twakabaye dufatanije turwana intambara dufitanye cyangwa twazanywe na Satani. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen. So let us encourage each other to love. none rero reka mbasabe duterane umwete wo gukundana. But this passage also says this. ariko kandi iki gice nanone kiratubwira ibi ngibi. Let us encourage one another to love and good deeds. reka duterane ishyaka cyangwa tuzirikanane duterane ishyaka ryo gukora imirimo myiza, Doing good things. gukora ibintu byiza, An act of kindness to someone. gukora ibintu by'ubugwaneza ukabikorera umuntu, Helping someone who is in need. ndetse ugafasha umuntu ubabaye cyangwa ukeneye ubufasha, Speaking to someone who is your enemy. ndetse ugatera intambwe yo kuvugana na wa wundi wakekaga ko ari umwanzi wawe,
feeding the hungry, ndetse ukagaburira ushonje, taking care of the orphan, ndetse mukita ku mfubyi, serving the widows. ndetse mugafasha n'abapfakazi. These are the good deeds. Iyo ni imirimo myiza. But let me make one thing very clear. Ariko kandi mureke mbabwire iki kintu mu buryo busobanutse. If you have been a follower of Jesus for many years, niba warakurikiye cyangwa wari umukristo cyangwa umwigisha wa Kristo, umwigishwa wa Kristo kumara igihe kirekire, then you know that there is a great false teaching out there in our church. kandi ukaba hari inyigisho waba warabonye z'ibinyoma zadutse mu itorero. And this is the false teaching. kandi umva izi ni inyigisho z'ibinyoma, and it will destroy the movement of God in Africa if we continue to believe it. kandi ndababwira ukuri ko izi nyigisho zigiye guhagarika umurimo w'Imana yatangiye muri Afurika niba zikomeje guhabwa urubuga. We begin to think this way. tugatangira gutekereza muri ubu buryo. What I must do to have God's love icyo nkwiriye gukora kugira ngo mbone urukundo rw'Imana is to do good deeds. ni ugukora imirimo myiza. And if I do good deeds, ati kuko ninkora imirimo myiza God will love me more. kandi bose bakankunda, I will be better than other people around me. nzaba mwiza ndute abandi bose banyiza. And I will earn my salvation. kandi kubw'ibyo nzabona agakiza. This is the lie of the evil one. ndagira ngo mbabwire ngo iki ni ikinyoma cy'umwanzi. Because never in the history of the world has anyone ever earned their salvation by their good deeds. ati ndagira ngo mbahamirize ku isi y'Imana nta muntu n'umwe wigeze ahabwa agakiza agaheshejwe gusa ngo nuko yakoze imirimo. Salvation is by God's mercy. agakiza kabaturuka cyangwa gatangwa n'Imana kubw'ubuntu kugira. Salvation is by faith in Jesus. agakiza kaboneka gusa mu kwizera Yesu Kristo. He is the one who has earned salvation for you. uwo rero niwe wenyine ufite agakiza n'ahandi hasigaye ku isi. Come now to us, Holy Spirit. turakwinginze Mana kugira ngo uze kuri twe binyuze mu mwuka wawe. Open our eyes to see this vision. humura amaso yacu kugira ngo turebe icyo utwereka. Empower us to stand against the opposition. twongerera imbaraga zo guhangana n'ibiturwanya. Give to us the power that raised Jesus from the dead. duhe imbaraga zazindi zazuye umwana wawe Yesu Kristo akava mu bapfuye. The power that is touching every nation in the world. imbaraga ziriho zigenda zikora ku mahanga yose yo ku isi. Let us draw near to you. reka tukwegere Mana. Give us a firm hope in you. reka Mana kandi tugire ukwizera gushikamye muri weho. And let us encourage one another to love and good deeds. reka kandi tugire imbaraga zo guterana ishyaka zo gukora ibyiza n'izo gukundana. And to do this all the more kugira ngo kandi turusheho gukora kurushizeho uko twari as the twarakoze, great day of your salvation kugira ngo draws near. dutegereze kubwo twitegura uyu munsi wawe uzaba utangaje urushaho kutwegera. Amen. amen. Iyo Rwanda yafite imvura
ntuzakora umwanya wawe dufatane urunana kuko twese turi ingingo nyinshi ariko zigize umubiri umwe wa Kristo dufatane urunana kuko twese turi ingingo nyinshi ariko zigize umubiri umwe wa Kristo. na pastori kanoni nduka amazina nawe bari kumwe natwe mu masaha ya nyuma saa sita. And the Reverend Canon Nukamazina will soon be joining us. Mumbare rero gucisha mwaka ariko hari abashyitsi baje tutigeze tubereka. Allow me this time again to recognize some of the visitors that have joined us. Ikibazo mfite nuko nerekana barahanga ariko kandi ndazi ko hari n'abandi hari abagiye baza nicyo kibazo mfite cyonyine. Maybe there are some already are here and there are others amidst you there. Ariko abari hari bose baje uyu munsi n'abageze hano mwanya na Come to Jesus Choir, reka mumfashe tubakirize ubwuzu bwinshi dushimira Imana n'amashyi menshi ku ijambo ry'Imana ngira ngo watwigishije yatwigishije neza muri iki gitabo. I've had a very good teaching from our professor as we again wait to listen more. Hano imbere turi kumwe na nyakubahwa nyiricyubahiro musenyeri wa Diyoseze ya Kivu. We are again blessed to have with us together with the madam. Nagira ngo rero nagira ngo bagere hano imbere babaramutse. Let them come here and say hi to you. You know these are our people. Aba ni abakristo bacu ntimubazi. These are our Christians, you know them.
ntabwo nzi ni Diocese ifite abakristo nkamwe. Dufite archevêque n'umukristo wacu. We are blessed. We have our archbishop is our Christian. Tukagira bishop wa Diocese ya Kivu akaba umukristo wacu. Bishop Ayman and Madam are Christians. Ubwo rero gusa njya nibaza ikigira 10 kijya ntacyo ndabona. Sometimes I ask where does their tithing go? Maze rero ubwo rwose mujye mubyumva ntitukavuga amagambo menshi cyane. Many times we say ariko mufashe tubakire cyane n'amashyi menshi. With a very big hand clap. Nicyo umusenyeri akira mikoro muramutse abakristo hamwe n'abadamu. Get the microphone and say hi to your Christians. Imana ishimwe. Praise be to God. Muraho biwacu. My people. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. namwe hano ni wacu. We are happy again to be at home. We are at home now. Imana ibahumugisha. God bless you so much. Dukamazina. Our preacher today is Jean Dukamazina. Reka sabe kanoni Harriet amusengere. Let me call upon Canon Harriet to come and pray for her. Maze twumve ijambo ry'Imana. And then we hear the word of God. Kadusenga Imana. Let's pray. Mwami wacu Yesu. Our Lord Jesus. Turagushima turaguhimbaza kubw'umuja wawe. We glorify and we praise you for your servant here. Tuzi ko ari wowe ugiye kuvuga atari ugiye kuvuga. We are going to speak, she's just, we are going to speak through her. Turagusaba Mwami Imana kugira ngo amatwi yacu n'umutima wacu bikurikirane. God, let's follow and listen, our ears and our hearts follow. Twumve icyo Mwami wacu agiye And kuvuga. hear what our Lord is going to speak through her. Kandi Mwami Yesu. And our Lord Jesus. Ibivugo byose biva mu kanwa ke. And whatever she speaks. Bihabwa umugisha kuva kuri wowe. Bless God, bless her words. Tubisabye kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. We pray this through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amachi tukomana amachi. Canon. You are here. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Nongeye gushima Imana kuba hano. I do once again praise the Lord to be again here or to return here. Ngiye kubandanya ku majambo dufise ari mu Baheburayo nkuko tuyamaze ku iminsi. I'm going to continue to have a reflection on this theme as it is well written from the Hebrews chapter 10. Kandi tugeze mu gihe cyiza cyane cyo kwiyumviranako. I want to warn you, this is a crucial time when we have to reflect and think seriously what we have heard. Maze iminsi myinshi noyita myinshi nkikijwe. I have just, it is a long time after being saved. Myaka irenga 35. Just most like 35 years. Ariko mfise ikibazo cy'abitwa abakristo bakagenda nk'abanyabyaha. But I have a very sounding question. Why these so declared saved people are just behaving like any pagan? Uyu munsi rero Today, tugomba kwinjira mu ijambo ry'Imana. we have to enter or to study seriously the God's word Dusoma amajambo amwe by reading some verses, kandi ayo majambo and those words or those verses, igihe tuyumva once you are listening to them, ngomba kumera nk'umuntu afise impeke ku rutaro. I want you to think as if you have some grains on the sieve. Iyo umuntu agiye kugosora, And you know why a person is starting sieving, abantu baba iyo amasaka aba, and especially those people who are growing sorghum, barabanza bakayasekura. they start by panning. Panning? Kusekura ni panning? Yeah, they start panning the sorghum, Bakayashira ku rutaro, and they put it on the sieve. bakayakebanya. They started sieving them. Inkumbi zikaja hejuru. Then the ingombe ni gwije, ibitari imbuto bakago. Hama umuguruka ukagenda. Okay. Please, I beg pardon, those who are near, those who cannot afford to understand the Kinyarwanda, Kirundi can help me to sort it out, because I will be misleading because I am not good at Kirundi. Thank you.
mumbabarire kuko nanje nkunda hano ariko nta kinyarwanda nzi ariko kugosora nibaza ko n'ibiharage tubigosora rero iyo bigosora biravamo umucafu inkumbi mu mpeke hama umucafu turawuta nagomba ngo mu byizerwa byacu uyu munsi ukuremo umucafu ugosore mu mutima wawe urabe by'ukuri kitwicaritse hano ko uyu munsi wotahana bizima. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu byahishiro Yohana ngo usoma hahigwa n'abumva. Uyu munsi inyifato yacu abakristo tugomba kuraba mbega twasomye iki. Hahigwa usoma kandi hahigwa n'uwumva. Ijambo ry'Imana riratubwira ko dukwiye gusoma ibyanditswe byera. Ndiko ndasenga niyumvire ngo mbabaze mukirize abafise amabibiriya mugabo nongera nisubirako ntingira yo haba make. Nimba utari kurasoma ijambo ry'Imana hari byinshi bizogucika, hari ibyo utazomenya. Za nyigisho uriya muvukanyi mwene data ava muri Amerika yatubwiye zizoza kuko udasoma ntuzomenya ko ari inyigisho z'ibinyoma. Nihaza abandi ngo berekwa kuko udasoma ntuzomenya ko ari ibinyoma. Ariko ijambo ry'Imana mu Byahishuriwe Yohana 1:3 hatubwira ngo hahirwa usoma. Imana ishimwe. Rero ngutumire usome ijambo ry'Imana. Ku mutwe w'amajambo aturongora uyu munsi aho nabonye vyanditse uretse igice cyose twasomewe mu murongo wa 24 haravuga ngo kandi twiyumviraneko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'igibikorwa byiza. Kandi twiyumviraneko. Kwiyumviranako cyangwa kuzirikanana nuko tuba dukundanye tuzi twese iyo turiko turaja. Ndifuza ko umukristo ari hano uyu munsi yokumva ko turi mu nzira ija mu ijuru. Hari abamaze kubiririmba hano. Kuko wumva utari mu nzira ija mu ijuru hari ahugera ukumva byahindutse ubuzima. Kuba umuririmbyi bikaba kuja kuririmba. Nanje maze imyaka 20 ndirimba. Ukumva umuririmbyi